oya ntabwo twari twiteguye kiriya cyemezo ariko nta nubwo twakigaye. Ntabwo mwakigaye? Oya kuki mutakigaye? Ntabwo twakigaye. Burya ugira Imana agira umuhwitura. Twaratangiye koko kandi twatangiye dufite umugambi ukomeye n'ubu turacyawufite. Ariko urabizi ibintu bitangira urabizi ikintu gitangira hose ntigitangirana n'ibyangombwa byose ibiba bishakwa byose. Nk'abanyeshuri mwigisha mushaka kugira ngo bazaze bafashe barumuna babo bashiki babo, muratekereza ko bashobora nko kuzasimbura nk'abo banyamahanga baza? Ibi byose ndatekereza ko umunyamahanga n'umunyarwanda mu mikorere baranaduhenda uretse no mu mikorere. Icyo gihe muratekereza ko bashobora kuzabasimbura mu gihe kingana gite? Mu gihe cy'imyaka ubu bamwe batangiye kubasimbura kuko hari abamaze kurangiza. Hari abamaze kurangiza, ubu hari n'abandi bazarangiza uyu mwaka utaha. Bizagenda gahoro gahoro tubasimbura, ari nako no mu Rwanda buriya tugenda tubonamo n'abandi biga n'ahandi babasha kuza gukora iwacu. Yego. Bakaba basimbura abo banyamahanga kubera yuko bafite urwego rumwe, bageze ku rugero rumwe. Kuko nanone ntitwabasimbura abanyamahanga ngo tubasimbuza abanyarwanda batabishoboye. Yego. Tugomba kubasimbuza abanyarwanda babishoboye. Ntabwo rwose ari ikintu gitinze. Bazagenda batubasimbura gahoro gahoro. N'imishahara abanyarwanda baduca si kimwe n'imishahara yabo abanyamahanga kugira ngo baze ubakuri wabo baguca karambaraye. Nta budasa abanyamahanga bagira. Ariko rero kuko nyine ubu bakeneye ukemera ugahendwa. Hanze aha rero hari abantu babonye nka za kaminuza zihuye na biriya bibazo mwahuye namwe, baravuga ati neza kaminuza z'ubucuruzi n'ubundi bari baratinze ko bafatira ibyemezo nka biriya. Baba bafite ukuri koko? Abantu bavuga yabo urabizi. Aho abantu bari baravuga kandi umuntu wese agenda avuga akurikije uko ashaka, yaba byumva cyangwa se ari ugupfa kuganira. Ariko ntabwo mu by'ukuri ntabwo ari amashuri twayashyiriyeho ubucuruzi. Oya nakubwiye uko amateka twayashyizeho dushaka yuko abana b'abanyarwanda biga. Ni nawo musanzu twasanze twaha igihugu cyacu. Uzi yuko amajyambere yose aca mu burezi. Uburezi burya niwo murongo w'amajyambere. Twasanze rero ari abana bacu, ari abana b'abaturanyi, ari abana b'abanyarwanda bose, kugira ngo babashe kugera ku majyambere igihugu cyifuza, bagomba guca mu burezi. Ntabwo rero twinjiye mu izi nshingano z'uburezi tugamije ku inyungu y'amafaranga. Ntabwo twebwe ducuruza iyo serivisi. Hari bizaza kera sibizi ku ngoma y'abazaza. Ariko kugeza uyu munsi twebwe tubikora mu bwitange kugira ngo dufashe leta gukemura ibibazo nk'ibi ngibi biba biri mu burezi cyangwa biri mu buzima. Urabona nka biriya bitaro byahariye Gitwe ni ibitaro bya kaminuza koko ya Gitwe, ariko ni ibitaro biri ahantu kure y'ibindi bitaro ku buryo byaramiye abarwayi, biramira abaturage bose. Nicyo nari ndimo ndibaza ubu ngubu, nese kuki muri iyi minsi musa nkaho sino muri iyi minsi wenda nkurikije ukuntu igihe byatangiriye mwashyize imbaraga nyinshi cyane mu rwego rw'ubuzima mu burezi mutanga hariya, ni ukubera izihe mpamvu? Burya ubuzima n'uburezi ni ibintu bifatanye, utabasha gutandukanya. Igituma ubona aba bantu bagera ku ibi bintu byose nuko baba ari bazima. Icya kabiri nuko baba barize, kuko iyo umuntu yize nyine urabyumva yongera ubumenyi. Ibyo bintu rero ntubasha kubitandukanya. Ubuzima n'uburezi ni musingi, musingi y'ibintu byose. Kugira ngo uvuge ngo igihugu kizatera imbere kitagira abantu bize, cyatera imbere gitenyine. Burya iyo utize ntumenya n'ibyo ukeneye, ntumenya n'ibyo ukeneye kumenya. Umuntu aba ari injiji nyine.
niyo mpamvu ubuzima ni ngombwa. Umunyarwanda muzima ni nawe ubasha kwiga, ni nawe ubasha gukora imirimo y'ubuzamuragihugu. Kubona rero twebwe twaribanze kuri kiriya kintu, nuko twasanze turamutse tubikoze kandi bigakunda rwose, leta twaba tuyihaye umusanzu, umusanzu nyamusanzu. Ni nk'ize rero ndangagaciro nk'umwana abaharangiza bambabare kubita abana n'abana umwana ahora ari umwana ku mubyeyi. Ni nk'iki rero, nk'izi ndangagaciro mwifuza ko atahana yavuye igitwe? uretse biriya by'ubumenyi bigisha imibare, ubumenyamuntu, kuvura, ikoranabuhanga, uretse ibyo ngibyo twigisha abana gukunda igihugu cyane, gukunda igihugu, ndetse turababwira tuti bibaye ngombwa ko munakitangira mukakitangira. Abayobozi bakuru bo mu gihugu bajya baza kudusura barabibona ibyo bintu, abana barabimenye, barabitoye. Sinanakubwiye yuko no muri iki kibazo twagize, abana bagaragaje umuco utangaje wo gukunda igihugu. Icya kabiri rero, noneho nta muntu ukunda igihugu adakunda n'Imana. Burya Imana niyo dukomoraho byose, niyo yaremye igihugu. Niyo yaturemeye aba bayobozi bacu beza bayobora igihugu cyacu. Kugira ngo rero wibagirwe Imana, burya mu burezi, mu burere uha umwana, iyo utavuze Imana burya uba utanze uburezi butuzuye, uburezi bw'igice rwose, kandi butazagira icyo bumarira nyirabwo. Kuko umuntu udakunda Imana, utazi aho yaturutse, ko yakomotse ku Mana, uwo muntu akamaro ke kazaba gake. Twifuza rero yuko umwana uturutse iwacu mu ndangagaciro yaba umwana ukunda igihugu cye, byaba na ngombwa akakitangira. Icya kabiri, akaba umwana ukunda Imana kandi ukunda bagenzi be. Ukunda bagenzi be, icyo mvuga, ushaka ko abandi bazamuka. Kuko iyo umwana tumwumvishije yuko kugira ngo azamuke agomba kuzamukana n'abandi. Iyo ashatse kuzamuka wenyine, ba bandi batazamutse baramukurura. Niyo mpamvu iyo ashakishije ikintu gituma abandi bazamuka, nawe abari muri ba bandi n'abazamukana nabo. Icyo kintu rero abanyeshuri baragifashe rwose, urebye no mu byo bakora bitari mu masomo. Urebye ukuntu bakorana n'abaturage, ukuntu bajya gushakisha ikintu cyatuma ba baturage bakennye cyane, bakabafasha, bakabashakira amatungo magufi, bakabashakira za mituwere. Usanga ari indangagaciro ikomeye cyane. Ariko nubwo nta ngoma itagira bubu, kugira nko ku rubyiruko rw'ubu, ni nk'iki musanga urubyiruko rw'ubu rukora mukumva mwaruha amashyi byo kurushima, ariko n'ibindi mureba mukaba mwareba ku ruhande ku buryo mwaterera utwatsi? Ni nk'iki musanga uko icyo kibazo mwakivuga? Koko nari ndimo nshimira abanyeshuri bacu. Ndavuga mu rubyiruko rero muri rusange. Abanyeshuri bacu burya bakomoka mu rubyiruko muri rusange rw'Abanyarwanda. Yego. Iyo urebye ubona hariho ikintu sinzi uko nabyita, ibi bintu by'iterambere nabyo bigira ibyiza byabyo, ariko bikagira burya n'ibibi byabyo. Ubu ngubu wabonye yuko abantu bakunze iri koranabuhanga ryo gukoresha interineti cyane. Interineti rero burya ni igikoresho cyiza, ariko utagikoresha neza ukagikoresha nabi kikaba cyaguteza ibindi bibazo. Hari imico myinshi mibi abana barangariramo, cyane urubyiruko rwo hanze aha ngaha rurangariramo rwose, njya mbibona kenshi. Kandi mu ibyo bintu bareba kuri interineti
ugasanga birabanduza muri uru rubyiruko rwacu. Ugasanga urubyiruko rurata umuco, urasanga urubyiruko, bikaba rero ariyo mpamvu ababyeyi bagomba kuba maso cyane. Umubyeyi akaba amaso kugira ngo ibi bintu byadukira bitazadutwara abana. Ibyo bishobora kuba ari byo byose nk'abaza kuba batangiye nko mu myaka ya mbere hariya Igitwe. Ni nk'iki mubona nk'abana baza barangiritse bitewe wenda n'amajyambere, bitewe n'uburyo barera, noneho wenda mukagenda mubagorora gahoro gahoro? Ni nk'izihe ngeso mubona inyinshi? Urabona ubundi abana ukurikije umuco wacu, dufite umuco wacu w'Abanyarwanda, abahungu uko bitwara, abahungu b'Abanyarwanda. Dufite umuco wacu, abakobwa bacu b'Abanyarwandakazi ukuntu bitwara. Uwo muco rero urya muco burya niwo utuma niwo gihugu. Igihugu burya kitagira umuco kiba gicitse. Uwo muco rero wacu kubera kugenda urubyiruko rwacu rwigana urubyiruko rw'amahanga, uwo muco wacu ugasanga utangiye kugenda utokorwa. Wareba imyambarire y'abana bacu b'abakobwa, kenshi ukagira isoni. Abana baje rero gutangira iwacu baba bambaye, abenshi baba bambaye gutyo, ugasanga bararwana rwose n'abayobozi, babasobanurira babereka ko ari Abanyarwandakazi, ntabwo ari abanyamahangakazi, n'Abanyarwandakazi bagomba kwitwara nk'Abanyarwandakazi. Ariko iyo hashize iminsi mike usanga batangiye kumenyera, ndetse abo bahasanze ugasanga barabatoza, ukabona bimeze neza kugeza uyu munsi wa none. Nanone ikindi kintu burya kitugora, tuba tunifuza gusaba n'abayobozi basanzwe mu nzego z'ibanze, bakwiye kutuba bugufi. Wabonye yuko ahantu hari ibikorwa by'amajyambere nk'ahariya, abakurikiye amafaranga niho bashinga utubari tw'amayoga. Urumva ubu batangiye no kuhashinga bya bindi barara babyiniramo, boîte de night clubs, babyita boîte de akse buriya si igitangaza ahantu nk'ahariya. Umuntu arava hano i Kigali ati hari ahantu numvise business Igitwe, ubwo hagiye urubyiruko nahashinga ikintu nk'icyo ngicyo, abana bagenda bakarara babyiniramo bambaye ubusa. Mu rwego rw'idini ntabwo mushobora kubaheza se? Cyangwa none idini se ryaheza gusa, ahubwo urarwana ushakisha ukuntu wabagarura, ubigisha. Niyo mpamvu nkubwire nti inzego z'ibanze burya zitwegereye, duhora tubasaba kudufasha, ndetse na polisi abiyo tuyiyambaje, cyane cyane ko abo bantu baza mu marembo y'ishuri ntibatinye gushyiraho utubari, cyane cyane mu ma weekend bazana abantu bavanye hano i Kigali, baje kurara babyina ijoro ryose kugira ngo bareshye b'abanyeshuri bacu. Ibyo bintu rero rwose ni imwe mu ntambara turwana nazo cyane. Tuba twifuza yuko inzego zose zadufasha kugira ngo abana b'Abanyarwanda, ababyeyi baharerera natwe tutazakoza isoni umwuga wacu w'uburezi. Icyo ni ikintu rero koko ni imwe mu kibazo mbajije gifite ishingiro. Nta nubwo ari wacu gusa, ahantu hose uzumva ishuri rikuru mu ntambwe nka zingahe uzahasanga bene ibyo birangaza kandi byangiza abana. Ikindi kitangiye kuzamo ni ibindi biyobyabwenge abantu banywa. Ibyo bintu rero tutabaye maso byazatwangiriza urubyiruko. Ibyo bintu rero tugomba guhora duhanganye nabyo. Ariko nanone nk'uko nakubwiye, abantu bakora ibyo byitwa bya business bakurikiranye inyungu z'amafaranga, baraza bakabitura aho ngaho, ukajya kurwana nabo ariko batabuze kukwangiriza. Birumvikana. Tugarutse rero ishusho mufite nka hari Igitwe, ni ikibazo abantu bashobora kuba bibaza. Harabubwira uti Gerard URAYENEZA, bamwe bakaba bafite ishusho ya Gerard wica agakiza,
abandi bakaba bafite ishusho y'uvuga rikijyana. Ni irihe shusho rya Gerard URAYENEZA bagomba kugira? Izo mpande zombi nta na rumwe ruvuga ukuri. Gerard URAYENEZA ni umuturage, yego, mu baturage, icyakora ufatanya n'abandi mu bikorwa byo kuzamura igihugu, mu bikorwa byo gutanga umusanzu wacu kugira ngo leta yacu ibashe kugera ku ntego zayo. Urabizi leta ntabwo ari abantu b'abanyakigali gusa, leta ni abaturage, kandi uzi ko abaturage benshi baba iwacu mu cyaro. Gerard rero ntabwo ari uwo nguwo bavuga ngo rikijyana cyangwa se ricagakiza. Izo ni imvugo nyine z'abantu ku giti cyabo, ntiwanabuza n'umuntu kuvuga. Ariko ubundi Gerard ni umuturage uciriritse wo ubana neza n'abandi baturage, ufatanya n'abandi baturage mu bikorwa byo kuzamura igihugu. Ubu rero ariko rero nkagira n'umwihariko, nkakunda n'iyogezabutumwa ry'Imana, kuko abanyeshuri nkunda kubigisha iby'Imana cyane, kuko mba nzi yuko bizabagirira akamaro. Kandi benshi barangije bajya banyandikira bambwira bati bwa burere wa muco w'iyobokamana waduhaye niwo twubakiye aho turi. Okay. None se Perezida wa Repubulika rero yigeze kubasura hariya mu mwaka wa 2022. Murakoze. Icyo gihe rero hari yabahateye inkunga kugira ngo mwuzuze ibitaro. Kuri ubu mwongeye guhura na Perezida wa Repubulika, ni iki mwamusaba? Ese ko ari uko abanyamakuru mudakunda kugera iwacu ko twabatuma byinshi? Ngize amatsiko kugira ngo mbibarize mwebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba yaradusuye byatubereye ikintu gitangaje. N'uyu munsi wa none turacyazirikana urwo rugendo yakoreye iwacu, kuko yaraje, kuko nakubwiye ubona ko iwacu nyine ari ku ruhande mu cyaro, ariko yumvise ibintu bibera harya Gitwe, yumva agomba kujya kubireba. Araza koko, yasuraga icyo gihe icyari prefegitura ya Gitarama, asanga yuko atasura icyari prefegitura ya Gitarama ngo asige Gitwe yari buriwe. Araza rero arahasura, asanga ibikorwa byari bihari, biramushimisha bitangaje, we nabo bari bazanye. Ataragenda ikintu yakoze, yaravuze ati ababyeyi bahana Gitwe bateze abandi banyarwanda igitego, bageze naho biyubakira ibitaro, atugabira inkebe z'imbyeyi ebyiri, kukwereka ukuntu yari yishimye. Mu gitondo izo nka zari zageze mu rwuri rwacu, zarororotse. Natwe muri iyi gahunda ya gira inka natwe twagiye tworoza abaturage bandi, bakabona amata, bakabona ifumbire. Tukavuga rero twebwe icyifuzo cyacu, tukavuga tuti nka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika aho yasigiriye bya bikorwa yadusizemo by'amajyambere, nyuma y'iyi myaka yose ishize agarutse yatangara cyane, yasanga bya bikorwa byariyongereye, bya bitaro yateye inkunga. Ubu ngubu byari bifite icyo gihe ibitanda 150, ariko ubu ngubu ibitaro byaragutse cyane mu buryo bigomba kugira ibitanda 400. Kuko noneho byari ibitaro gusa bya district, ariko noneho bigiye kuba n'ibitaro byigishirizwamo abaganga n'abanasi n'abari abatekinisiye ba laboratories. Tukaba tuyifuza yuko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tuzi ko agira inshingano nyinshi, agira imirimo myinshi, nawe urabizi, ariko tukavuga tuti muri iyo mirimo abonye akito akazanyaruka, agasura ababyeyi, nanone agasura abanyeshuri, akareba aho bya bikorwa by'amajyambere yadusizemo bigeze, byamushimisha cyane, kuko byikubye inshuro zirenze 20. Byamushimisha bitangaje. Yareba ikoranabuhanga rihari, ahaheruka tutaratangira n'ishuri ry'ubuganga.
kandi kimwe mu bintu yagiye avuga agarukaho, ndanabyibuka mu kiganiro yagiranye n'abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare, bari bamubajije batese ikibazo cy'umubare mutoya w'abaganga murakibona. Icyo gihe perezida yaravuze ati nkeneye abantu bamfasha gukemura iki kibazo, umubare w'abaganga ukiyongera ukazamuka. Ubu rero hageze agasanga ishuri ry'ubuganga ryaratangiye muri Kaminuza y'Igitwe, byamushimisha bitangaje. Ngira ngo uzi yuko uretse muri kaminuza ya leta, muri kaminuza zindi zose zisigaye ishuri rikuru ry'Igitwe niryo ryonyine rifite ishuri ry'ubuganga. Aho wari ubizi? Ndabimenye, murakoze ko mu makuru. Perezida rero aje akareba ukuntu abo banyeshuri bameze, akareba na za laboratoire twahoze tuvuga, byamushimisha bitangaje. Iyo mpamvu twebwe twifuza yuko umuyobozi mukuru nk'uwo nguwo yaza akareba aho tugejeje, akareba ukuntu dushyira mu bikorwa politike ya leta. Turabinyotewe cyane kuvuga ngo twageze ku bintu tugera ku ibi, nkaguhisha yuko tugifite n'ingorane naba tutaganiriye neza. Kimwe mu bintu, mu ngorane dufite zitugoye, zidukomereye cyane, kikaba gikomereye n'abantu bose baba bifuza kugera i Gitwe, ni akayira. Ni akayira kugira ngo uzagere i Gitwe bigora abantu. Sinzi kuza agahanda kazi wacu, hari ahitwa Ngendo Mbi, wari wahumva? Aha, abantu bagenda bipfutse mu maso, cyangwa ugaca akagana harya mu Ruhango. Iyo uje kwivuza i Gitwe, umugongo utaha, umugongo watagaranye kubera akayira kabi. Bigatuma rero mu by'ukuri kimwe mu bitugoye ari icyo. Ndetse warumbajije utese nka nyakubahwa perezida wa Repubulika yongeye kubagendera, mwamubwira iki? Twamusaba kudufasha gukemura icyo kibazo kitugoye, kuko nubwo hari ibikorwa by'amajyambere, ariko hari abantu bitabasha kugirira akamaro kubera akayira kahaza. Noneho rero burya ni koko nubwo amafaranga bari makeya, sinakure cyane y'umuhanda wa kaburimbo, hari ibirometero 15 gusa. Tukavuga tuti rero watushyirira kaburimbo muri aka gahanda, byatuma ibikorwa by'amajyambere biri hano i Gitwe byarushaho kugirira u Rwanda rwose akamaro, abantu babasha kuhagera mu buryo bworoshye. Ni koko leta mu mikoro yayo turabizi, ariko tukavuga tuti barebye uko byagenda, nibo baba bazi uko byagenda, bakaba badufasha kuva muri icyo kibazo, bakadushyirira umuhanda wa kaburimbo. Undi muhanda buriya duhora twumva ngo uri muri plani, muri gahunda y'imihanda izakorwa, ni umuhanda uva harya Nyanza uzajya Karongi. Imyaka ibaye imyaka n'imyaka, icyakora uhora mu gitabo cy'ibintu bizakorwa, habuze umuntu wawuvanamo ngo nawe awushyire mu bikwiriye, mu byihutwa byakorwa. Kandi uwo muhanda Nyanza Karongi unyura ku masantere menshi cyane. Nyanza ujye ku cyitwa Prizo ya Mpanga, uva hitwa Nkomero, ayo ni amasantere nkubwira. Uze hano i Gitwe hepfo, i Gitwe hari amashuri segonderi ageze kuri 6, hakaba na Kaminuza, hakaba n'Ibitaro, hakaba za paruwasi. Ukaza ku isantere ya Buhanda, ukajya ku isantere ya Karambi, ukajya ku isantere ya Kanyinya, ukajya ku ya Muremera, ukajya Kirinda, ukajya hitwa mu Nganzo, ukajya hitwa mu Birambo, ukazagera za Rugabano, ukazagera iyo ngiyo. Ayo yose ni amasantere kandi rwose afitiye abantu akamaro, ku buryo uhabagereje umuhanda amajyambere yakwihuta cyane. Kandi uwo muhanda wahuza umuhanda wa uburengerazuba n'ubuvazuba, kuko ni umuhanda wahuranije hagati mu gihugu.
ni nawe uhahira abo bantu bose. Yego. Nyamara n'umuhanda utabasha gupfa kujyanamo imodokari yawe. Tugize amahirwe rero abashinzwe ibyo bintu bakaba bafasha abaturage, uwo muhanda ugakorwa. Ni umwe mu mihanda isigaye rwose kandi yagirira igihugu akamaro. Iyo ni ingorane ikomeye cyane. Ibindi ni ibintu bigendanye n'amazi, ariko kimwe mu byo twebwe twifuza umuntu yadutera inkunga ku birebana n'amazi ni ukubaka ibigega byo gufata amazi. Ingorane zo ni nyinshi, ariko izo nizo z'ingenzi ziba zirebana na birya bikorwa n'abaturage bose muri rusange. Nimugira rero mwebwe mukunze kubonana nawe, tujya twumva ngo hari ubwo mujya muhura. Nyabona murazamutugerezeho icyo cyifuzo cyacu. Okay. Muti baragukumbuye cyane. Ntacyo tuzamubwira buri. None muri iyi minsi rero hariho gahunda ya leta yo gufasha urubyiruko mu byerekeranye n'ubumenyi ngiro mu mirimo itandukanye. Ariko mu byo mutubwiye byose muri ubwo bumenyi, kandi tuzi ko hari urubyiruko rwinshi twararubonye, ntabwo mwigeze musa nkaho mubitubwiraho. Nuko mubona bidashoboka, nuko mubona turabikora. Buriya dufite twavuze kuri ya mashami wibanzeho yandi yafunzwe. Yego. Ariko si yo yonyine agize amashuri y'Igitwe. Oya. Nko muri secondary school. Yego. Wari uzi ko dufite muri porogaramu y'ibyo bita WDA ibintu birebana n'imirimo yongiye wahoze uvuga z'aba professional. Yego. Buriya ni twebwe twatangije, urebye mu mateka ni twebwe twatangije ibi bintu by'ikoranabuhanga mu mashuri yisumbuye, ibintu bya computer science. Ni twebwe twabitangije, ni twebwe twakoze porogaramu za mbere. Ugiye na hariya muri Minisiteri y'Uburezi wasanga iki fire cyacu kinini twashyizeyo cy'amaporogaramu twari icyo gihe hari hakiri ku bwa Minisitiri Mudidi. Nitwe twatangije ibyo bintu za computer science, nta bandi barabitekerezaho. Abanyeshuri bizemo bagize akamaro gatangaje mu gihugu cyose. Bituma rero n'andi mashuri agenda ashyiramo ayo mashami, ariko byose abikomoye iwacu, kuko Minisiteri icyo gihe yari itaragira porogaramu zabyo. Abashaka kubitangiza bakabohereza iwacu. Si ibyo ngibyo byonyine, twatangiyemo n'ishuri ryigisha ubwubatsi. Abanyeshuri b'iwacu hari abiga iby'ubwubatsi. Si igitangaza rwose. Ubona ari ibintu byagiriye abaturage akamaro, bigirira abana akamaro. Hari ibintu byo kwishimira. Nakubwira byinshi, nubona akanya uzadusure. Okay. None mutubwire rero, mu buzima bwanyu iyo musubije amaso inyuma, ni iki kintu mwumva kibabaza kuba mutarageraho magingo aya? Inzira iracyari ndende. Muri iyi nzira twagiyemo yo gutuma urubyiruko rujya mbere, turacyatangira, ntabwo turagera aho twifuza. Nko kwijanisha muri ku 10, kuri 5, 20. Umbajije ikibazo gikomeye. Ibyo ni mwebwe mwabivuga. Ariko mugendeye ku ntego mwihaye mwebwe, mushobora kuvuga uti intego twihaye yashobora kuvuga 20 cyangwa se nkavuga 60 nibeshye. Ariko kuri bimwe yego, hari aho tumaze gutera imbere cyane. Urumva nko kugira ngo tube tugeze ahantu dushyiraho ishuri ry'ubuganga. Mu Rwanda nta handi riri uretse muri Kaminuza y'u Rwanda honyine. Muri kaminuza zirenze ziri hafi zikabakaba 30, ugasanga ishuri ry'iwacu rifite medical school. Ni na rimwe mu mashuri make rifite n'ibi by'abanasi. Banza ari n'irya kabiri muri mu bifite technology ya kwigisha impuguke zo muri laboratory. Ngaho rero turi imbere. Urabyumva? Ariko hari n'ahandi ubona tugitangira nk'ayo mafakulite nkubwiye ya construction. Ntabwo turagira aho dushaka, kandi dushaka ko byihuta rwose. Dushaka kora amaskills rabo biga kubaka, bari abo muri computer science, computer
computer science ari ni technology ho Yego. science ihora itera imbere izamuka kugira ngo rero dukurikire umuvuduko wayo n'amikoro uzi yacu y'abanyarwanda kenshi ntibidukundira aho ngaho ugasanga pourcentage ugiye kujanisha wasanga tutaragera aho dushaka rwose muri byose turashaka kigenzi nuko twebwe target yacu twayishyize hejuru twayishyize hejuru kugira ngo nibura nubwo tutagera aho ngaho hejuru ariko tuzagera hafi yaho hejuru nibyo birumvikana muri za kaminuza cyangwa se mu bigo by'uburezi bitandukanye tujye twumva habaho amarushanwa y'abakobwa beza bagiye ku bumenyi ndetse no ku bwiza aya Miss Gitwe ataha azaba ryari umbabarire abo banza tujya dufite imyumvire ijya gutandukana ibyo wita ubwiza twebwe sibwo twebwe ibyo wita ubwiza sibwo twebwe twita ubwiza n'uburanga icyo gitubu dukoresha uburanga ubwiza nubwo bwabo buranga buba mu mutima mbese muri make tubyite mu ijambo rimwe Miss Gitwe oya ibyo ntiturabitangira twebwe icyo twatangiye ahubwo ni ugushakisha ukuntu abana bagira ubwiza uburanga bwo mu mutima bikazarangwa n'imico yabo bikazarangwa n'imyitwarire yabo si uko ngaho igitekerezo cy'abashaka ubwo bwiza bw'inyuma ubwo nabo baba bafite icyo bagamije ariko twebwe tukavuga tuti ubwiza nyabwiza uburanga nyaburanga ni uburanga bwo mu mutima kandi buzagaragazwa n'imico uwo mwana azasohokana iwacu nicyo twebwe buriya twashyize imbere si uko natwe twari tubuza abana wavuga uti na kano kana ndabona gateye neza oya ntabwo burya bwiza bw'inyuma n'ubwiza bw'imbere burya akenshi usanga bikunze kutagendana byaba bivuga ko ayo marushanwa ya Miss hari Gitwe ntago mwahaye uburenganzira cyangwa se nuko abanyeshuri cyangwa se bandi bashobora kuba bitegura babyibagirwa ntabwo igihe cyagera nta burenganzira mwamwaye si ukutayaha uburenganzira si ukutayaha uruhushya si no kutayamenya si no kuyarwanya oya ahubwo twebwe ni ugushyira imbere icyo tubona twebwe gikwiye gushyirwa imbere icyo dukwiye gushyira imbere ni ugufasha abana muri rya yobokamana wahoze uvuga ni ugufasha abana kugira umurimbo w'imbere icyo twita umurimbo w'imbere umurimbo w'imbere imico myiza urumva imico myiza umwana sinzi ko wari wabona umuntu ufite uburanga bwiza ariko waza kureba imico ugatanga unagakwitwa n'inkuba twe rero tukavuga tuti icyo twashyira imbere kurenza ibindi ni ugutoza abana umuco wo gutuma bagira ubwo buranga bagira ubwo bwiza imbere mu mutima bikagaragarira noneho mu mico yabo abantu bakabashimira icyo ngicyo yaba cyahabwaga amanota ahubwo simbizi ko mwari hano i Kigali mwe mukunda guteraguza cyane mu iterambere ntabwo ndumva hari aho mwagize Miss mu mico myiza simbizi hari ubwo kizaza muragifite muri gahunda mukarushanishwa imico myiza icyo gihe tuzazamo nicyo mwamutegura cyo muragitegura igito turagitegura Miss mico myiza Miss mico myiza ni ryari zabe nka ryari umwaka utaha cyangwa vuba ntabwo ari icyoroshye kuko kurema imico bitwara umwanya ariko umunsi mwateguye icyo kintu ndibwira ko tuzaba gishobora kuba ari gishyashya ariko gihereye ishuri ryacu rizaba rimwe mu mashuri ya mbere azagira Miss umeze utyo ariko wumvise ko ntigeze mpinyura abantu bagira Miss bakurikije uburanga bw'inyuma ibyo sinabihinyuye kuko ubwo nabo baba bafite icyo bagamije ariko twebwe Miss dushaka n'uwo nguwo Miss mico myiza ubiboneye ijambo ryiza ariko hari igihe sinzi niba mujya mubikurikirana
nka Miss akagenda ahagarariye nk'igihugu cyacu mu mahanga agerayo akambara imyenda igaragaza umuntu uko ateye birya biba binyuranyije n'umuco nawe urabyumva. Erega twebwe turi abanyarwanda barangwa n'umuco w'abanyarwanda. Turamutse dutaye umuco wacu tuba dutaye ubunyarwanda. Tuba dushaka ko nk'uwo Miss niba asohotse asohokeye igihugu ahagarariye igihugu agomba kuranga abanyarwanda, akaranga ubunyarwanda, abantu bakamenya umunyarwanda bamurebeyeho. Ariko twagira amahirwe noneho akarusha akagira na wa muco mwiza nakubwiraga, akaba Miss ariko mico myiza, abantu bakamenya umunyarwandakazi ko ari umuntu w'igitangaza, umuntu abandi bifuza kugeraho. Ndagira ngo mutubwire mugereranyije ni nk'uhe muntu mushobora kuba mwafatiraho icyitegererezo cyangwa se ko ushobora kuba wababera role model ku buryo uvuga uti niyuburuye cyangwa se nzutse nazuka cyangwa se nkiyuburura nkaba nkuriya muntu. Kera umwami Rudahigwa yigeze aganira, cyakora yariganiriraga, yarabikurije ko yari yasuye abadventiste baharya Gitwe, akareba ukuntu bambaye utwenda twera twiza, abantu basukuye. Aravuga ati mbaye umukene ati ntawe umudventiste ari barebeyeho. Urumva warumbaje rero icyo kibazo, ntabwo mbivugira ari uko atuyobora, ahubwo mbivugira akamaro n'ukuntu tumubona. Ubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, inyigisho atanga n'ukuntu azishyira mu bikorwa, cyane cyane byo gukunda igihugu, byo kurwanira igihugu, byo kwanga yuko umunyarwanda yasuzugurika, akabyitangira. Urugero atanga twese twifuza kurukurikiza, bikatugora nyine, ariko usanga rwose iyo tuvuga yuko ari intore izurusha intambwe, ariko ntabwo birya biba ari ukwivugira by'amagambo. Arusha benshi cyane mu banyarwanda gukunda iki gihugu cyacu. Wabonye perezida ukunda abaturage, akaza akicarana n'abaturage. Soma amateka y'uko abayobozi b'ibihugu byacu bya Afurika bayobora abaturage. Hari aho wabonye perezida wiriranwa n'abaturage yumva ibibazo byabo kandi abikemura, ndetse akagerekaho no gusangira nabo abaturage. Wabibonye hehe uretse kuri perezida wacu? Uwo muco se ko twese tugerageza kuwigana, ugira ngo ntabwo yatanze urugero rwiza rukomeye cyane twese tugenda dukurikiza? Yaba rero abanyarwanda bakundaga igihugu nk'uko agikunda, n'aya majyambere tuvuga ntiwamenye ukuntu yijugunye hejuru rwose, twese twazamuka. Sujya ugera mu giturage ngo urebe ukuntu ahantu hose amashanyarazi, wigeze ubibona hehe? No mu ibi bihugu bidukikije uzagenda urebe, uretse mu tuntu tw'udusantere, ariko twebwe amashanyarazi yaracengeye ajya mu giturage hirya, ndetse n'amazi. Ayo majyambere se ugira ngo tuyakomora kuki? Ko tuyakomora ku mutima w'urukundo rwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukunda igihugu cye, agakunda abaturage, agashakisha ikintu cyose cyatuma batera imbere. Waruvuze rero uturugero, uwo nguwo dushoboye kumukurikiza si umuntu ku giti cye, byafasha igihugu cyose. Yatubereye urugero rwiza. Uburundi rero duse nkaho dusoza iki kiganiro, iyo musa nkaho mukikutse imirimo mushaka kugira ngo muruhuke, amahitamo yanyu ni ayahe? Mujya kureba agapira, mwumva kamariza? Igihe ubu ngubu sinakubwiye yuko nkorana n'abaturage, nkora n'imirimo y'ubuhinzi. Nkunda ubuhinzi. Iyo nkitse imirimo mbonye akanya
njya kureba aho mpinga nkareba imyaka ukuntu ikura nuko bikanshimisha, nkareba imbuto, ibiti by'imbuto tuba twarateye ukuntu birimo bizamuka, nuko ibyo bintu bikanduhura mu mutwe. Ibyo bintu ndabikunda cyane. Iyo mbonye n'akanya ndeba televiziyo ngira ngo nkurikire nyine uko isi irimo igenda, ariko mu byo nkunda kureba cyane kuri televiziyo nkunda kureba siporo y'umupira w'amaguru. Agapira ukaba ukunda iyihe kipe? Oyajya amakipe burya yose nkunda amakipe yo mu Rwanda aracyafite ibibazo, iyo yatsinzweho rwose biratubabaza. Ejo baravuze ngo ikipe yacu ngo yatsinzwe, biratubabaza twese. Urumva kandi tuba tuyifitemo icyizere gikomeye cyane, tukavuga ariko iyi kipe dukwiye gushakisha uburyo. Turacyabyibazaho, usijye ubyibazaho byenyine, ariko tugize amahirwe iyi siporo yacu yazamuka, natwe amakipe yacu akajya atsinda mu ruhando mpuzamahanga. Ariko iyo ni ikipe y'igihugu, ndavuga nk'amakipe asanzwe nk'amaklabu. Hari APRFC, hari Rayon Sport, hari Kiyovu, hari oya dufite amakarabu yacu, dufite ikipe zacu za Kaminuza y'Igitwe, mbagira ngo zitere imbere zitanga urugero rwiza. Suko twangana yandi makipe, urabona aya makipe imbere burya urugero rwiza amakipe yacu matoya. Urabona nka Rayon Sport niyo mukunda, n'ayandi ndayakunda. Kuki ari utanzeho urugero? Nuko yo ivuka yavukiye hariya Inyanza, kandi Inyanza uzi ko duturanye. Yego. Urabyumva, ariko tugakunda na APR, urabizi. Ni ikipe ubundi hano mu Rwanda ikunda gutsinda cyane, bigashimisha rero abakinnyi, bigashimisha abanyarwanda, tukongera tugashimishwa nanone n'andi makipe agenda avuka. Hari amakipe avuka rwose ukumva yatsinze igihangange rwose, ukumva biragushimisha. Ariko ngewe nta kipi numva nkunze cyane kuyirutisha izindi, ahubwo mba numva yuko amakipe yacu yose azamuka, nibura bakajya bakora selection mu buryo twazavanamo ikipe yasohoka igasohoka koko isohokeye igihugu kandi igatsinda. Bwana Gerard URAYENEZA, turagushimiye kuba wafashe akanya kanyu mukaza mwitabire ubutumwa bw'iki kiganiro, the interview. Murakoze cyane, ariko ikintu cyanshimisha kurutaho ntabwo wakimbajije. Bahaye umwanya. Iyo ukimbaza mba nakubwiye nti bahaye umwanya rwose. Nakubwiye yuko mu mirimo yanjye, mu bintu nkunda kuvuga ibintu by'Imana cyane. Igituma nkunda kuvuga ibintu by'Imana nuko iyo urebye iby'Imana yadukoreye, uretse abantu batazirikana, Imana yadukoreye ibintu bikomeye cyane. Sinzi kugira igitabo cya Bibiliya, ariko niba utagira igitabo cya iyo mbimenya mba nakuzanira ibitabo bya Bibiliya, aho Imana ibonye yuko iyi si irimbukiye mu bibi, mu byaha, Imana yiyemeza gutanga umwana wayo. Cyo ni ikintu abantu badakunze gutekereza, ariko ni ikintu abantu bagombye gutekerezaho. Yiyemeza gutanga umwana wayo, araza abari guhanwa mu mwanya w'umuntu, araducungura. Ubu dufite ibyiringiro yuko igihe kimwe Imana izahindura byose bishya, kubera igitambo, icyo gitambo Imana yatanze. Icyo kintu rero nkunda kukivuga, ndagivuga nkakibwira abantu bose, nkakibwira abana barererwa hari iwacu, kugira ngo bakunde Imana, bajye bayihesha ikuzo, bayihesha icyubahiro, bayubahe. Kandi rero nibubaha Imana nayo izabubaha, izanabubahisha. Icyo kintu nkumva ko ntabwo nagenda ntakikubwiye. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane kandi kuba mwitabira ubutumire bwacu. Twizera ko n'ikindi gihe bigende ku gihe cyanyu, nitubatumira muzaza. Tuzaza nta kibazo. Murakoze cyane rwose. Igihe cyose mwaduhamagarira, kereka dufite ibintu biduhugije cyane, ariko igihe cyose mwaduhamagarira tuzabitaba. Murakoze. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.
abari bakurikiye rero ikiganiro The Interview nangaha kirangiriye, tukaba twaganiraga rero nkuko mwakomeje kubikurikirana na bwana URAYENEZA Gerard. URAYENEZA rero Gerard ugeze Igitwe ni umwe mu bantu bakoze ibikorwa bikomeye afatanyije n'abandi babyeyi ku buryo byagiye bigirira akamaro kuva ku bantu bose, baba ari abaturage, baba ari abanyeshuri, abantu bose bakaba barafatanyije ku buryo bifite aho byageze. Ikiganiro The Interview nanga kirangiriye, ariko bidasobanura ko ibiganiro bya TV10 birangiriye, kuko birakomeza kandi tuzi neza ko ibiganiro twateguriye bibashimisha. Iki kiganiro rero cya The Interview abatazashobora kugikurikira kuri radio TV10, abatazashobora kugikurikira kuri televiziyo, mushobora kuzagikurikira ku rubuga rwa internet www.4gtv.rw. Igisiga rero no kubashimira, tubifuriza kugira amahoro ya Nyagasani.